Boga waje muri ubwo nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishinkunda nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira. Bigenze bite? Wayikise? Oya reka ndebe. Kiza mu rusenda se. Oya reka mpamagare funguye igikombe reka mpamagare Dave muri aba. Kaza mpamagare Dave. Hano habaye iki? Hello. Ikaretse tuvugana. Ni SAMU. Urona mabuza agize ikibazo Madine agize ikibazo ntabwo uri kubibona. Kamamagare Dave. Kamamagare. Reka mpamagare. Ihangane. Hamuhamagare vuba Dave aza tumujyane kwa muganga. Nese bigenze bite? Nese usanzwe uko gipfunguye. Ihangane. Reba kanura gutya. Siko mbona nta n'ikintu kirimo. Gira vuba n'imisi muhamagara. Ihangane. Shamu muhamagara vuba. Kandi muhamagara. Okay. Nta kibazo rero kuri ya gahunda twavuganye. Kuri ya gahunda wambwiraga numva ashaka kumva ikintu ushaka kumbwira icyo ari cyo nawe makuru ushaka kumbwira rero. Yego. So nta kibazo at any time twabonana. Nta kibazo. Jewe ndaza kugusinyira hano twahurira. Nese usanzwe ugifungura ni iki se biri? Halo? Dave? Ngwino ujya mugura kwa muganga igitaka cyane sinzi cyabaye. Ngwino ujya mugura kwa muganga. Kumbari kubabara igitaka sinzi cyabaye. Ngwino ujya mugura kwa muganga. Ari kubabara se suri kumwumva. Ngwino ujya mugura kwa muganga. Ibyo nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye. Oya humura ntacyo nagutwara. Oya. Ntabwo ngushaka wikize kandi ufitiye amakuru. Ntacyo bitwaye rwose.
ntabwo mbisi muri bujyane kwa muganga. Iyo tujye mu gikoni. Iyo tugende muri salo, uno mujyane muri salo devonaje. Ndihangana. Ubundi si uri kubabara? Uri kubabara? Tugende muri salo. Madihangana. wowe nta kibazo ndaza kuza guhamagara kubwira igihe tugomba guhurira. Madi, umerewe ute? Umeze gute? Natinze kugera hano mbabaye pe. Nagize gahunda nyinshi cyane. Umeze ute se? Urumva umeze ute? Yego, Karame, ni wowe. ni njyewe. Ntabwo wari wamenye, ntabwo wumvaga ijwi ryanjye. Ndi kure ntabwo ndiyakira ku byambayeho. Ihangane ni ukuri, ihangane ndabyumva. Oya se kandi wongeye kurira. Twasezeranye ko ugomba kwihangana. Kandi ntabwo ugomba guheranwa n'agahinda, nanjye ndahari, sibyo? Ese ari bo Karame, Dave aramubonye hariya hanze. rero nari nibagiwe n'indangamuntu. Hariya kwa muganga bari banze ko ninjira. Ubwo rero ibe ntawe mbonye pe. Mboga ari biti? Wabuzwa n'iki kuvuga se nyine kari byiza? Njyewe ni bibi. Mboga, waje muri urwo rugo uri umukozi. Kandi uzuje kundindira umwana, urabizi. None wansobanura ukuntu umwana wanjye yabaye impumyi. Byagenze bite? None se niba utabizi ninde wundi ubizi? Iyo nzu urayizi 100%, ushobora no kubona yishuwa yubatse. Ashobora kuba ari hirya cyangwa agiye gushaka ibintu. Bivuze ngo ntabwo yigeze kubwira ibyambaye. Ihangane, ntabwo yabimbwiye. Ntabwo turabona nanje nihuta kuko nabonaga natinze kuzana amata. Cyagenze gute se kuri kuvuga nkaho hari ikintu kidasanzwe? Wabaye iki ngambwira? Ko nsanze uri kurira. Tuzi umbwira ariko. Haribu. Karame. Kutangiye kuntera ubwoba se. Madi. Ceceka. Tuzi umbwire. Ntabwo ushaka kumbwira. Tuzi umbwire, sibyo? Wirira umutwe udakomeza kukurya. None urambwa ngo ni gute waba utazi ukuntu umwana wanjye yabaye impumyi? Okay. Ese wowe uramwegereye? Nta n'ikintu na kimwe ashobora, nta nubwo ashobora no kubona na papa we ko yaje no kumusura, nta kintu na kimwe ashobora kubona. None se ibyo bihungu biri aho ngaho bibona gute, bivuga iki kumvisha amagambo biva mu wumva bimeze gute? Gahunda bafite umwana wanjye ni iyi. Ntacyo bibabwiye. Umwana wanjye akomeza amere gutyo. Okay. Muganga yambwiye ngo ntabwo nzongera. N'izina rya Yesu.
ngo ntabwo bizagenda gute ubuzima bwanjye bwose ntabwo nzongera kureba. Mana we birashoboka koko ngayihangane ngo ntabwo uzongera kubona. Ihangane ibyo muganga atakora Imana yabishobora sibyo? Wiheranwa n'agahinda. Madine ndakwinginze ugire umutima ukomeye sibyo? Ntabwo uzi ikintu kiri kumbabaza kurusha ibindi bintu byose. Tuzumbwire ngambwira ndakumva. Wambwiye mbabarira umbwire niteguye kukumva kandi igishoboka cyose nzagikora sibyo? Ribu Karama nuko ntazigera mbasha kubona umwana wanjye mwite. Mana we ese ubundi uratwite? Ribu basanze ngo narina natwite. Bogara twumvikane ku kintu sibyo? Nguhaye iminsi 2 ube wamenye ikibazo umwana wanjye yahuye nacyo n'uwagiteje none unampa raporo imunsi ku munsi abo bantu ibyo barimo nimba kandi nabari bo babiteye bari gusatira urusororo. Ubushaka undi shobuja ubushaka kandi nako wagaruka nta kibazo ariko ujye ubabona bahagaze ujye ubona kari imirambo. Ngiye ngo ayo minsi 2 yonyine please. Madine ihangane sibyo? Ariko kubera iki Imana ikomeza kunshisha muri ubu buribwe kuko kuki nkomeza kugeragezwa Ribu? Tuza sibyo? Reka ndebe ko nakubona. Madine ntabwo mbasha kukureba Ribu. Madine tuzi icyo abana b'abantu batakora Imana iragishoboye sibyo? Ntabwo mbasha njyewe ndabyizeye ko umunsi umwe uzabona sibyo tukongera tukarebana neza sibyo? Basi Imana ikansubiza amaso kuki yemeye ko nwita ntazabona umwana wanjye kuko ariko wa mwana we kubera icyo uri kumbabaza kuki uri gukomeza umbabaza nari nzi ko ibibazo byanjye byose birangiye none nibwo ndi kurushaho kubabara. Madine siwizera Imana koko? Siwizera Imana ko nerutse wizeye Imana byagenze gute? Madine basi mbabarira uceceke nanjye udatuma ngira ikibazo ko muranatwite. Madine nshakira Dave umubwire pasi za Dave unsigiye asize umutwe. Dave SAMU makuru y'iminsi rero hari icyatumye guhamagara ubushize kugira ngo uvemo ubwihisho. Nshakaga kuzakurikirana urupfu rwa murumuna wawe ko yapfuye mu buryo budasobanutse. Ngomba kuzakurikirana kugira ngo
Tubiro by'urupfu neza. Maze kugaruka. Biranabaza cyane muvuga ipfu udasobanutse kandi wari uhari. What's happening? Curious. Yari uko by'imbere ngo epfu udasobanutse. Ubwo imbere gutuma ufite umukumbi w'icyo. Urabona kenshi bituma polisi kuri tere. Yerejwe ntabwo ari uko banditse. Ntabwo yari Urabona bari aba mafia. Abantu bakora ibintu mu buryo bujimije. Mpamvu ushaka ko tubakurikirana kandi hagati aho Redurand dira nafashe kuraho amafaranga. Suri. Ariko mudimi. Ayinam. Aywe babe, Messi yarari hano. Mujye uri kubugome nk'ubwo ngubwo. Hano uri kunshinza iki? Uzahera ugeze. Kunshinza iki? One day. Uri kunshinza iki? I show you how Uri kunshinza iki? Utuke kutamureba. Ngenda amaso ye. Uyobeye ko afite ikibazo. None narabimukoze, ni njye wabimukoze. Ni njyewe. Uzi n'ikindi sha. Mhm. Ubundi uyivaze hano. Umara iki hano nyine? Uri hano umara iki bundi? Iyo wariye se ndi wawe gutekeye. Ntabwo nabura umuntu neki. Ntabwo nabura umuntu neki. Cyuzu byitekereye. Be wamwihoreye. Ngenda amaso ye. Mu minsi mike urasubira mu rugo. ngaho wabigeze. Urabizi ko nta mafaranga afite. Mvuye hariya niteguye. Iyo nza kuba niteguye ariko mfite amafaranga yafashe mu bintu bibiri. Kuko ibintu bikiri mu mafaranga menshi. Ntabwo ari amafaranga make. Ahubwo niba ayo mafaranga utari wayatanga. Si? Wigize wese ngo bizite? Oya. Nuko rero niba utari wayatanga reka dukoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo amafaranga bigaragara ko nta mafaranga yizitanga. Nta mafaranga yagaragaye aho ngaho. Ayo mafaranga uyampereze yakoreshe igitekerezo. Yes. Babe. Oui. Bigore. Umugongo. Ndahise hano. Hello? Umva mwana, wamaye favor? Imodoka nanayisize ku kazi, wambabura ukansanira imodoka nkajyanye madamu kwa muganga, agize ikibazo gikomeye kabisa. Hurry up. Mbabura ngireho pe. Biri diligence araguye kandi urabizi ko nameze bimeze nabi kabisa. Sawa. Bikomeza wihangana, sibyo? Bitegereje.
Ndabantu namwe muracyariho ku isi. Sinabageze. Wamwihoreye. You are a bad creature. Respect. Yari uko bikimbira ngo yapfuye dusobanutse. Ubwo yimbwira ko cyumva ufite umukuru w'ibiciro. Urabona kenshi bituma polisi kuritera. Yerejwe ntabwo uko banditse. Ntabwo yego. Urabona bari aba mafia. Abantu bakora ibintu mu buryo bujimije. Mpamvu ushaka ko tubakurikirana kandi hagati aho Rebrand ndira nafashe kura amafaranga. Kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva imfubyi ya Kigali bishingonda nigikomere mu mutima kuba utagira kivugira aho kumanze nawe ukumva